ndayabona byo byose nyine umuntu ararwaza akareba ko yabona icyo umwana arya mwishyura inzu nta kibazo nuramugarega yaneshaga n'umutwe kenshi inshingano yarazikwepaga Marisi ubyibura baramufunze baramukatiye ibyo nshatse kukubaza oya baraje nyine nagiye kuri polisi bambwira ko bari bamufunze amezi 6 nibasanga nyine atari ibintu bikaze bazamurekura ibintu bikaze gute se kurumva urumva ko yatuye umwana inda nibasanga umwana imyaka hari narimwe se mu gihe bamufunze yari yaburana narimwe njya kumusura bakambwira ati wowe tuzajya tukugikati igihano gihanirwa muri leta byo birazwi rero izo sinzi ukuntu sinzi nabonye he bashyizeho ibintu by'imyaka n'ibiki byose azafatanya na Vanessa mukajya kumufunguza Vanessa no kuzamwegera nkamugira inama nk'umuntu wowe uremeye ko nzabahuza mu kiganiro Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiri uruha si ngombwa kwirirwa ujya aho ari arabikugarurira akagufasha kumenya niba gukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima, atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima, akoresha imbaraga z'abakurambere fasha wowe urwara igifu, impyiko, diabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba ari hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. Ndigarukiye none kandi rero murabizi ubushize nababwiye iki kiganiro cyangwa se iyi nkuru ngomba kwikurikirana kugeza ku mwishu. None ndagusuje wowe wakanze subscribe kuri Nova 250, wowe duhorana, wowe wacu murambikubwira umuntu wa danger, umuntu w'ingenzi, turagukunda. Ni nayo mpamvu twe turahangaha no kugira ngo duhorane isaha ku isaha 5 kuri 5. Ndigarukiye muri ka gace kandi muri ya quartier, ni ya quartier musanzwe muzi, ni quartier twasanzemo amabara nanjye niyo quartier niberamo nari babwiye. Iyi quartier twasanzemo case ikomeye cyane, hanyuma ndakomeza ndayikurikirana. Ubwo derukana nari nasuye wa mukobwa Vanessa atuganira ku kibazo kimeze, atubwira n'ukuntu bimeze, atubwira ko yitabye kuri RIB. Nyuma yaho namenye amakuru y'ukuntu byagenze, ntabwo nshaka kubibabwira aha ngaha, ndashaka ngo twihutishe cyane tugere aho ikibazo cyabereye. Ngiye guhongera mpamagare wa mukobwa, hanyuma bwira ndangiye neza ariko n'undi nahageze niho ndi, ahubwo najya muhamagara yita sohoka hanyuma kugira ngo tumenye wagwana. Ngira ngo rero inkuru ntayisubiyemo neza mu magambo menshi cyane, murayibuka. Inkuru ntayisubiyemo mu magambo menshi cyane, murayibuka y'ukuntu byagenze. Byatangiye ari umukobwa watwaye umugabo w'abandi, nko kumushimuta, amugeze mu rugo. Amaje kwagira babana igihe, umugore wari ufite umwana w'uwo mugabo aramushaka aramubura. Amushakira rero hamuburiye, aza kumenya amakuru yuko hari aho umugabo asigaye acumitse mu rugo rw'undi muntu rw'umugore. Nibwo twahaje tuzanye n'uwo mugore, tuhageze mwabonye byabaye, ntago ari ibintu byoroshye. Byarangiye duhamagaye umudugudu hano, ngiye turaziranye turavugana. Hanyuma aza kudukemura ikibazo, nubwo mutabibonye kuri kamera, ariko yaje kudukemura ikibazo cy'uko kijyanye n'uko umukobwa agomba kugenda, uko batasezeranye, umugore akagumana n'umugabo basezeranye. Hanyuma ikigomba gukurikiraho ahubwo uwo nguwo akaza gufata amafaranga ye kugira ngo atahe, kuko yavuga ko yamuhaye amafaranga yo kwishyura inzu. Aho rero niho hantu tugarutse. Uwo mukobwa yaje gusaba akazi ko mu rugo, abona hana akazi ko mu rugo. Amaje kubona niko kujya kugakora. Amaje kugakora ariko akagakora atwite. Umukobwa rero yaje kubona ubuvugizi abukuye kuri ba bantu n'ubundi yagiye gukoreraho muri icyo gipangu, bamufasha kumugeza ku musore. Wari uri hano? Meze bite se? Sawa. Ndimo nsobanurira abantu ko bimeze. Meze bite se? Sawa. Twongeye turagarutse. Yego.
se turinjira ra turi bwinjire katwicarira hano ntacyo nanjye ndi umujene humura ntabwo ndi umuntu ugoranye twiganirire bisanzwe amakuru ni meza ushize ntabwo watubwiye amazina yawe yenda ndayazi ariko abadukurikiyeho ntabwo bayazi witwa nde? yitwa Uwamahoro Solange. Inde? Uwamahoro Solange. Uwamahoro Solange. Solange bisobanuye iki? Solange bisobanuye urebye Ange ni umumarayika, hanyuma Sora Ange urumva nyine ni ubutaka bwiza bw'abamarayika, nicyo Solange bisobanuye. Yego. Sora se bisobanuye ubutaka? Sora nyine Sora urumva ni ni imirasire. Ariko nyine apana Ange urabizi ko ari umumarayika, noneho iyo bongeyeho Solange bivuze ngo imirasire y'umumarayika. Apana bivuga ibyo ngibyo ngo ni umurasire. Buriya urabizi ko soyi ni ubutaka, dukuyeho iyo na Miniland na soyi se suzi ko ari ubutaka na soyi nayo ni ubutaka. Nta kibazo wenda, ariko wowe icyo wumva ni uko Solange ni izina risobanuye ngo ni ubutaka bw'abamarayika. Yego. Ufite izina ryiza. Murakoze. Ushize twaje hano ufite amakari, inshuro zose naje hano ufite amakari, ariko birumvikana sinakurenganya, uri ufite ikibazo cyumvikana kandi kigomba gukemuka. Umugabo wamubuze amezi 6, hanyuma aho muboneye umusangana n'undi mugore. Abanyarwanda babonye ko byagenze ko bagiye bikurikirana ku murongo, ahubwo ubu ndibaza kwanza nyinanze kubivugira muri intro hariya ubwo natangiraga na cameraman. Kwanza kubivuga muri intro kugira ngo uze kubidusobanurira neza. Twamenye ko uwo mugabo wawe bamufunze. Yego, baramufunze. Bamufunze mu buhe buryo, byagenze gute? Urebye uburyo bamufunze, baje gusanga yatewe umukobwa inda. Uwuhe? Wa wundi no wa wundi wigeze kudusanga turi yitwa Vanessa. Vanessa. Uwo umugabo wanjye rero aza kumutera inda umukobwa tujuje imyaka. Nibwo rero nyine baje gukora iperereza, umukobwa yagiye kumurega, bakora iperereza basanga nibyo, baza kumufunga. Nuko umugabo byagenze. Yego. Bamukuye hano iwanjye baramujyana. Byanze bikunze ko ikiganiro twagikoze mu cyumweru gishize, maybe twagikoze mu cyumweru gishize, ubwo wenda amaze nk'icyumweru. Amaze icyumweru afunzwe. Uri kwibana hano? Ndi kwibana n'ubundi ayo mezi 6 nayo amaze tutari kubana, yaragiye. Mu buzima busanzwe se ugira akazi? Mu buzima busanzwe akazi ndakagira. Yego. Ukora iki? Ndacuruza. Ucuruza? Yego. Ubyibura ubona amafaranga yo guhahira umwana akarya? Ndayabona ibyo byose, nyine umuntu ararwaza akareba ko yabona icyo umwana arya. Mwishyura inzu nta kibazo. Nura mugarega yaneshaga n'umutwe kenshi inshingano yarazikwepaga. Ariko ubyibura nyine nyuma kumufunga, kuko kumufunga ntago birangirira aho navuze ngo arafunzwe, ntago biba birangira wenda baramutwaye se bari kugutwara yenda bagira ngo bakumaze ya minsi 30 yo kugira ngo basobanukirwe, banasobanuze ikibazo ko kimeze. Iminsi 30 nahita yiperereza. Iyo minsi 30 wenda ntiranagiramo, barapanga iki? Bamufunze mu mbobo, bamufunze mu rugomo, bamufunze mu batezi b'amada, muri babaritazari, bamufunze nyine mu yeka kugira ngo nyine wumve ko arafunze, ariko ntago birangiye ibyo. Bamufunze muri bari yatazari, bari tazari. Nyine baramufunze, baramukatiye. Ibyo nshatse ko kubaza. Oya, baraje nyine nagiye kuri polisi. Bambwira ko bari bamufunze amezi 6, nibasanga nyine atari ibintu bikaze bazamurekura. Ibintu bikaze gute se? Kurumva urumva ko yatuye umwana inda, nibasanga umwana imyaka. Hari na rimwe se mu gihe bamufunze yari yaburana na rimwe? Ntabwo bishoboka ko amaze igihe gito. Amaze igihe gito ntabwo ari bwaburana. Ntabwo se buri ufite amakuru wenda y'igihe azaburanira
cyangwa se ntazaburana bazamufunga gutyo gusa? njya kumusura bakambwira ati wowe tuzajya tukugezaho amakuru uko byagenze gutya na gutya, ariko nyine njya kumusura muri iki cyumweru maze kujyaho nka kabiri, nzongera gusubiraho ubutaha numva igihe bambwiriye nyine bambwiye ngo nzagaruke ku kindi cyumweru gikurikiraho numva uko bimeze. Ongera igitekerezo naguha. Yego. Igitekerezo naguha nawe mwenda muri comment baraza kutubwira nuko wazajya kumvikana na Vanessa. Yego. Kumvikana na Vanessa kuko wowe ubushize watubwiye yuko mu kiganiro cy'ubushize watubwiye yuko uri umugabo mwasezeranye. Niyo mwasezeranye rero uriyo bakaba bararyamanye ku ruhande ndagira ngo yikize umubiri. Yego. Akamutera inda bikarangira amuteye inda. Cyaba cyiza nuko wavugana na Vanessa ntihabeho kesi yo gufungisha umuntu, kuko niba umugabo yitwa gute? Umugabo wanjye bamwita Ntakirutimana Kevin. Niba kako we ba Kevin sinzi impamvu, ariko umugabo wanjye we yarananiye. Ubwo tugace Ntakirutimana niba yemera akemera ko agomba kurira umwana, agomba gutanga indezo zura mukobwa utwite, hanyuma akamurira nyine, akamurira agashaka amafaranga akamurira, icyo gihe leta irabumva ikamufungura ku impamvu bamufunze nuko atemera no gutanga iyo ndezo, hanyuma akaba afunguye kuruta uko yaba afunze, kuko hari yafungiye niho yabera igisimba kuruta uko yaba ari hano. Urumva kuruta uko yaba ari hano agashaka ayo mafaranga akita ku mwana wawe, urumva mugafashanya mukita ku mwana wanyu ndetse akita no ku mwana wuriye, kuko numva iyo umwana amaje kugeza imyaka 7 cyangwa 8 cyanze bikunze yifatira umwanzuro. Yego. Namini sinzi ukuntu bigenda, sinzi ukuntu nago z'amategeko neza, kuko sinzi ukuntu bigenda buryo yenda yasanga se umwana niba nyina adashoboye kumurera agasanga se isaka mukamurira akazana no mukamurira nk'umwana wanyu, bikarangira ko bitavuze ngo baramufunze, kuko niba mufunga kuri kiriya cyaha cyo kuryamana n'umwana w'imyaka 17 urumva nta nubwo yujuje imyaka. Nabonye umunsi nabonye status ya Nyakso iriho itangazo rya RIB ivuga ngo kuryamana n'umwana utujuje imyaka, uri munsi y'imyaka 18. Yego. Ni igihano gihanirwa muri leta. Ibyo birazwi. Rero izo sinzi ukuntu, sinzi nabonye bashyizeho ibintu by'imyaka n'ibiki byose, sinzi ukuntu nabibonye byari byanditse, ariko ni muri yo ka urumva rero byanze bikunze ashobora kuba muri kubikinisha gutyo, muri kubigira urwenya mukagira ngo uko leta iyo bigezemo imbaraga za leta ngo ntago yabikira urwenya, hakora itegeko, ntago hajya hamenyerwa, hakora itegeko. Rero bikaba bisaba yuko mwashyira hamwe kumvikana, wenda tukazabahuza mu kindi kiganiro, sinzi niba wabyemera, wese sinigeze mbimusaba, ariko Vanessa we nawe buramaje kumva, amaje kumenya Kigali uko bimeze. Yego. Tukamugafashanya, ngamara gufashanya nyine akamufungura, akarwana ari hanze apana kurwana arimo harama imbere. Urumva Vanessa umuntu agomba kumwegera. Vanessa inda ye yavuze ko igeze mu mezi 4. Yego. Urumva arabura amezi angahe? Arabura amezi 5. Yego. Arabura amezi 3 kugira ngo abyare. Mu mezi 5 rero tuvuge niba uri amujene bazamukata imyaka 25, kuko ntiyajya munsi y'10. Yego. Cya 15. Urumva ntago azabasha kubona indezo z'umwana ukiri uruhinja kivuka. Nawe mu myaka 15 ntago uzi wenda uko bimeze ubu ngubu, wenda ubu ngubu biri gushoka by'ubucuruzi, sinzi icuruza no kucuruza, ariko rigenda bizaba bidagishoboka ko warwana wenyine. Umwana nagiza mu myaka nka 12 13 angana nabo ngabo, azaba ageze mu gihe keneye ku ishuri. Urumva minerivare, kwishyura inzu, gushaka imyenda yo kwambara y'umwana, gushaka nayo imyenda yo kwambara n'umukobwa cyane n'umuhungu, gushaka nayo imyenda yo kwambara, gushakira ibyo ibikoresho byo ku ishuri, kumushakira iki byose ni ibintu bizaba bigoye. Rero ngiye igitekerezo naguha tunasuza n'ikiganiro nuko mwazafatanya na Vanessa
mukajya kumufunguza. Vanessa no kuzamwegera nkamugira inama nk'umuntu wowe uremeye ko nzabahuza mu kiganiro? Uzaduhuze nta kibazo. Uzahuze mu kiganiro uzaduhuze dukemura icyo kibazo. Yego. Bom, reka twere rero kwizindira mu magambo kugira ngo murabyumvishe. Ni bwa butumwa n'umuntu duhora tuba buri munsi, bwa butumwa bugira icyo bubigisha, mwagira icyo mukuramo. Nawe ibi ngibi niba byitarakubayeho byakubaho. Aba ngaba biho ni abantu nabo bavukiye amezi 9 bakoze mu nyama n'amagufwa n'amaraso. Nabo ni abantu nawe byakubaho aho uri hose. Rero ukabona ibibazo nk'ibi ngibi ntabwo biba byoroshye. Niyo mpamvu natwe twagiye tubereka ku mihanda itandukanye kugira ngo mubashe kubona ukuntu ibintu biba bimeze. Nuko biba bimeze rero, mwakoze kuba natwe muri iki kiganiro. Ubutaha nzabahuriza Vanessa na Solange hanyuma dukurikirana kino kibazo dore ko umugabo we bamufunguza. Kandi niba bamufunguza nabwo inkuru nzayibagezaho ni muri iki kibazo. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao, gira gutya.